izana benshi cyane, kandi hari n'abari barasubiye inyuma irabagarura ibashyira ku murongo. Haleluya! Hari ababyeyi bari badafite abana barashatse ariko bafite agahinda, ariko muri 2024 ibamara agahinda ibaha abana. Muvuge ngo haleluya! Muvuge ngo haleluya! Hari abatari bafite akazi ibaha akazi, hari abatari bafite ibyo barya ibaha ibyo barya, hari n'abatari bafite aho baba ibaha aho baba. Yakoze byinshi ntawabivuga ngo abirangize, uretse no kuvuga ngo abandi nanjye nuko kandi nawe twese nuko. Kuba turiho turi bazima ni ukubera Imana, tuyihereza icyubahiro. Ibyinshi turayishe muyikomera mu mashyi ababyeyi muyimba mukiza w'ubugingo bwacu. Haleluya! Mwari muzi se ko muri uyu mwaka twakiriye abantu 29 basengeraga mu yandi matorero n'amadini biyemeje kuza kubw'urugingo rw'iri torero rya Ntora. Ahangaha tukaba turi kumwe nabo dusengana nabo. Dukomere Imana amashyi. Ubwo ntabwo twarondora umubare w'abanya. Arababyumvise nibe abantu bari hano yewe rero nkomoka mu muryango ukennye. Hari umunsi nagiye kuvuma ibiryo, noneho nyir'urugo akaba ntabwo yari abyishimiye, ankurura ahereye inyuma anjugunya hanze. Nagiye kuvumba ibiryo ntibeshye ariko nsenga. Noneho umunsi umwe njya gusenga n'umukecuru utazi iby'indege. Aravuga ati ariko umuntu igisiga kikakujyana ahantu kure. Bakomotse mu miryango ikennye bakabeshwaho n'amasezerano Imana yabahaye. Barahari na hano barimo se ibeshya nurangiza ukora ibintu bikora ku mutima wanjye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane.
abasore bari hano, abasore, abantu bubatse ingo kandi bakazubaka bikomeye, ariko Imana ikakubakira urugo ukaba ufite umugore n'abana. Vuga ngo haleluya. Umva, reka twinjire. Umva, Imana ni nziza. Uvuge ngo ibihe byose Imana ni nziza. Imana ni nziza ibihe byose. Noneho rero, aho wicaye, aka kajambo turirimbye vuga ngo Imana ntibeshye, ukajyane kakwambutse 2024 kagukomeze 2025. Imana yacu ntibeshye. Rero hari ibintu Imana yakoreye itorero rya Ntore byinshi cyane. Turashaka guha abantu babiri baze bashima Imana b'abayobozi. Turaha umwanya Pascal aze yigire hino. Rero intebe zanyu nibo bazitwaye muricara aho ngaho bose pe arana bone bazi mwicara aho ngaho nika mwicara. Ngize umugisha nkawe n'ubuyobozi bw'itorero bwo guhagarara aha ngaha kugira ngo hejuru ya bya bindi byose twavuze n'ibyo buri wese yatekereje, noneho dushima Imana mu izina ry'itorero. Imana yatubereye yo kwizerwa, ntibeshya, haba ku muntu ku giti cye, haba ku muryango, haba ku itorero, haba ku gihugu. Imana niyo kwizerwa. Haleluya. Ninjye mvuga ishimwe rero ukumva uri muri icyo cyiciro, nubwo utahaguruka cyangwa ngo ukome mu mashyi, basi uzamura ikiganza uvuge ngo Mana warakoze. Haleluya. Mwari muzi ko muri uyu mwaka wa 2024 turi gusoza mu itorero rya Ntora twungutse abizera bashya, abantu bakijijwe babatijwe mu mazi menshi 120. Ese hari abari hano babatijwe muri uyu mwaka ra? Haleluya. Ndi kubabona hariya, muzamura ibiganza rwose. Imana yacu niyo kwizerwa, ishimwe cyane. Kandi iki nicyo gitangaza gikomeye kiruta ibindi Imana yakoze mu buzima bwacu, nuko yatumenyesheje Kristo tukamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Haleluya. Mwari muzi se ko muri uyu mwaka twakiriye abantu 29 basengeraga mu yandi matorero n'amadini biyemeje kuza kubw'urugingo rw'iri torero rya Ntora. Ahangaha tukaba turi kumwe nabo dusengana nabo. Dukomere Imana amashyi. Ubwo ntabwo twarondora umubare w'abanyamahanga dufite basengera ahangaha, bava mu bihugu bitandukanye basengera ahangaha kandi bakomeje kubonera umugisha ahangaha muri iri torero. Muri uyu mwaka turi gusoza, mu miryango Imana yubatse ndetse n'iyindi yari yarubatse mu mwaka wabanje, mu myaka yabanje, twagize abana 19 bavutse muri iyi miryango yacu. Kandi abo tuvuga ni babandi bateye intambwe yo kuza bakavuga bati dore abana bacu tubazanye mu nzu y'Imana. Hari n'abandi babyaye ariko bari gushima Imana mu miryango yabo. Hari abo ndi kureba hano bari kumwenyura bitegura kubazana vuba aha ngaha. Imana ishimwe cyane. Dukomere Imana yacu amashyi cyane. Hari abakumva byoroshye ariko ababyumvana uburemere n'abakifite icyifuzo cyo gusaba Imana ngo ibahe umwana. Muri uyu mwaka dufite ababyeyi bari bamaze imyaka myinshi basaba Imana kubaha kubyara. Haleluya. Basaba Imana ko yabaha gutwita. Ubu uyu munsi uwibutse uwo yasengeye muri abo ngabo
namfashe duhe Imana amashyi. Barahari mwarababonye bose bahagarara imbere y'itorero bashima Imana. Imana ishimwe ko yabikoze, kandi ibyo nibitwizeza yuko n'abakiri gusaba Imana nabo n'isaha y'Imana dutegereje tukazafatanya gushima guhimbaza Imana. Haleluya. Mu bijyanye n'imibereho, mu bantu bake cyane twabashije kumenya muri uyu mwaka, hari abantu 38 batangiye 2024 ari abashomeri, ariko bakaba bashoje uyu mwaka bafite akazi. Haleluya. Abo ni 38 babonye akazi, ariko hari n'ababonye promotion bari bagasanzwemo. Haleluya. Rwose muri abo ngabo nanjye ndimo, nzagaruka mbibabwire neza. Haleluya. Kandi ntabwo ari ni ibintu nyine Imana yikorera ukabibona yuko ari Imana ibikoze, nta kindi cyo kwishingikirizaho. Imana ishimwe cyane. Muri uyu mwaka turi gusoza, dufite abantu batangiye ari abanyeshuri, ariko uyu mwaka ukaba ushoje bagraduatinze barangije za kaminuza bagera kuri 27. Dukomere Imana amashyi. Abo 27 nabarangije kaminuza, ariko harimo n'abarangije segonderi muri uyu mwaka, nabo turashima Imana ku bwabo. Muri uyu mwaka turi gusoza dufite nari nabivuze yuko dufite ababyeyi babonye abana n'abatwise bari babitegereje igihe kinini. Ibyo rwose turakomeza kubishima Imana. Ariko niba uri hano mu iri teraniro, Imana ikaba yarakwishyuriye ideni ryari riri guhangayikishije muri uyu mwaka, reka dukomere Imana amashyi cyane. Imana ntibeshya, yarabikoze. Araba Imana yavanye mu nzu z'imbohe. Ese hari uwo wasengeye muri uyu mwaka wa 2024 ukaba urangiye yarafunguwe? Haleluya. Barahari. Hari n'uwo nasuye vuba ahangaha. Imana ishimwe cyane. Nawe hari wa wundi wasengeye, Imana ikaba yaramufunguye, yaramuvanye hariya hantu. Hari amashimwe menshi dufite. Niba ugeze kuri iyi tariki isoza umwaka ukiri mu gakiza, nuko ari Imana yabikoze, nuko ari Imana yakwimanye, nuko ari Imana yafunze za nzobo umwanzi yari yacukuye. Imana ikakwimana ikanga yuko uba umuhigo w'amenyo ya Satani. Hari abantu bari muri iri teraniro Imana yaramiye urushako rwabo, bakaba bumva neza ko niba bageze uyu munsi famiye zabo zikiri sustained, ari Imana yabikoze. Dukomere Imana amashyi ku bw'ibyo. Impamvu iki tukigira ishimwe rusange ry'itorero, nuko iyo umuryango ufite intege nke n'itorero rigira intege nke. Iyo umuryango ujegajega n'itorero rirajegajega, n'igihugu kiba cyubakiye ku musenyi. Imana rero yarabikoze, yarinze imiryango yacu. Hari abantu Imana yagiye irinda mu ngendo zitandukanye. Iyo bavuze ingendo abantu batekereza za zindi z'indege gusa, ariko nufata na bisi, niba warafashe bisi, ugafata moto, ugafata igare, ukava mu rugo ugenda n'amaguru, ariko Imana ikakurinda ukabona uratashye, nuko ari Imana yabikoze. Dukomere Imana yacu. Muri iki cyumweru gishize ku isi habaye impanuka z'indege 4, niba atari 5. Impanuka z'indege 5 mu cyumweru kimwe. N'ubwa mbere ibyo bintu bibayeho. Niba rero wowe urafashe indege ukagenda ugafata indi ukagaruka, ntabwo ari pare hazard, ntabwo ari ikintu cy'impanuka cyabaye, ahubwo no ku Imana iba yaturinze. Yewe nanjye ndi mu bakoze nyinshi muri uyu mwaka, kubera nyine cya kindi Imana yakoze cy'akazi, nanjye narazikoze. Shimye Imana yuko yandinze. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu byinshi tujya gutangira uyu mwaka. Urusaku rwinshi, ibintu byari byibasiye itorero, aho unyuza abantu bavuga ADPR, aho unyuza abantu bavuga ADPR. Ubu ntitwakomera Imana amashyi menshi ko yacecekesheje urusaku ibyari byibasiye bihagurukiye itorero. Imana ikabicecekesha, ikigaragaza nk'intwari ikorera mu itorero, ikorera mu buyobozi bw'itorero. Haleluya. Ikindi rero gikomeye,
babivuze, yaratugaburiye, yaratwambitse, ibyo simbigarukaho, ariko ndashaka gushima Imana kubw'umutekano w'igihugu cyacu. Niba twicara ahangaha muri uyu mudendezo, muri uyu mutekano, tukaramya Imana, tugahimbaza Imana mu bwisanzure, nuko Imana yatuhaye amahoro, yaduhaye umutekano muri iki gihugu. Tujya gutangira 2024, muzi urusaku muri aka karere rwari ruhaje, intambara zitutumba byinshi twagiye dufata umwanya hano tukabifatamo icyifuzo kugira ngo dusengere u Rwanda rwacu, dusengere aka karere kugira ngo Imana icecekeshe iyo myuka y'intambara yari hagurukiye kwibasira igihugu cyacu. None dushoje 2024 turi amahoro ku nkiko zose z'u Rwanda. Dushoje 2024 nta bombe yarashwe mu Rwanda. Dushoje 2024 mwarabyumvishe no mu biterane bitandukanye n'amasengesho mu rwego rw'igihugu. Tumaze imyaka 30 abanyarwanda nibwo bwa mbere, reka mbivuge gutya, n'aba bakuru ababyeyi bacu turi kumwe babitubwira ngo mu mateka y'igihugu nibwo bwa mbere hashize imyaka 30 nta ntambara ibaye, abantu batikoreye akarago, abantu bataraye mu misozi, abantu badahunze, abantu baticaye, abantu barya bakaryama, abantu bakora business, abantu bubaka imiryango batizeye yuko, badatekereza yuko ejo mu gitondo hari ikizabahungabanya. Ubu ntitwakongera tugakomera Imana amashyi. Ibi byose rero n'ibindi tutarondorera hano, Imana yatubereye yo kwizerwa. Imana yacu ntibeshya, kandi nibiture mu mutima yuko na bya bindi bikiri imbere yacu nk'imisozi, nabyo Imana izigaragaza ikabikura imbere yacu. Dukomeze dusengera aka karere kacu, ari ibihugu bidukikije, dusengera Afurika, dusengere hirya no hino ahantu hari intambara, kugira ngo iyi Imana yakomeje kuturinda nk'abanyarwanda, Imana yaduhaye amahoro twishimiye tunezerewemo, ikomeze yasakaze no muri bihugu duturanye, kugira ngo twese n'abandi bavandimwe n'abaturanyi dukomeze tuba amahoro, ubutumwa bwiza bwa Kristo bukomeze bwamamazwe. Imana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro. Nsoza, ari ijambo riri muri Yesaya 43 umurongo wa 19. Ahari turavuga ibi byose, ariko wowe ufite ikintu kikuremereye, ufite kimwe muri ibi ngibi twavuze kikiri nk'umusozi imbere yawe, Imana yabikoreye abandi, nawe irabigukoreye muri uyu mwaka tugiye gutangira. Haleluya. Yesaya 43 umurongo wa 19 aravuga ngo, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Imana ishimwe cyane. Get ready to receive something new. Itegure kwakira ikintu gishya Imana igiye gukora mu buzima bwawe, mu buzima bw'umwuka, mu iterambere ryawe, mu muryango wawe, mu itorero ryacu, muri iki gihugu cyacu. Twitegure kwakira ikintu gishya Imana igiye gukora muri uyu mwaka wa 2025 tugiye kwinjiramo mu kanya gato cyane. Ngo mbese ubwo kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Imana ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. Twongere dukomere Imana amashyi menshi, tuyivugirize impundu kubw'ibyo Imana yakoze byose, kandi tunayishimire no kubyo yiteguye gukora mu buzima bwacu ndetse no mu buzima bw'itorero. Imana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro. Amashyi ndimo kuyumva ariko nakongera kayumva, impundu zikajyamo. Haleluya, 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 haleluya. Hari ijambo ry'Imana riri muri Yakobo, reka ndebe gufata umwanya impapuro cyane. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 17. Aravuga ati, gutanga kose kwiza n'impano yose nziza ngo bituruka kuri nde? Se w'imicyo, udahinduka, udafite n'igicucu cyo kugira gute? Cyo guhinduka. Imana tuyishimire ko ari se w'imicyo.
Haleluya. Impano twakiriye, impano ya mbere y'ubuzima, ntitwayikomera Imana amashyi. Impano y'agakiza. Niba ufite agakiza cyangwa n'abantu b'umuryango bakiriye agakiza, nabyo tubikomera amashyi. Impano y'agakiza, impano y'ubuzima, izo mpano nizo zituma twuzura umwuka wera tukaremba kagakora zikabati. Uzi kurinda Mana we, Musore ntigire hano kugira ngo amashimwe ngiye kuvuga mujye yegere hano. Hari igihe abajene bagira ngo kunezerwa gutya ngo nibyo abakiri bato gusa, kandi n'abakuru twese nabo bashobora kugira. Hari ikintu washima ko Imana yaba yarakoze mu iteraniro ry'ikinyarwanda Waswati kiri ku mutima wawe mbese ukakivuga? kuko yatwongereye abakizwa izana benshi cyane, kandi hari n'abari barasubiye inyuma irabagarura ibashyira ku murongo. Haleluya! Hari ababyeyi bari badafite abana barashatse ariko bafite agahinda, ariko muri 2024 ibamara agahinda ibaha abana. Muvuge ngo haleluya! Muvuge ngo haleluya! Hari abatari bafite akazi ibaha akazi, hari abatari bafite ibyo barya ibaha ibyo barya, hari n'abatari bafite aho baba ibaha aho baba. Yakoze byinshi ntawabivuga ngo abirangize, uretse no kuvuga ngo abandi nanjye nuko kandi nawe twese nuko. Kuba turiho turi bazima ni ukubera Imana, tuyihereza icyubahiro. Ibyinshi turayishe muyikomere mu mashyi ababyeyi muyimwe. Ntabwo nzi kuvuga, ariko ibyo nshaka kuvuga nshobora kubiririmba. Niko yavuze ati yakoze ibikomeye. Aha, ariko mujye mumenya kubivuga, nicyo nashaka kuvuga. Haleluya, haleluya. Kuko iby'Imana yakoze tugomba kubivuga kugira ngo igikundiro cy'Imana yacu kiboneke, n'ubwiza bwayo no gukomera kwayo abantu babimenye. Nibabimenya bizere. Bakwizera gute se batabyumvise? Haleluya. Buro nanjye nje kunga mu byo Pascal yaravuze, shima ko hano intora habonetse indi soko, irindi riba ryo kunyweraho. Iryo riba akaba ari kurite ya mu gitondo cyangwa se iteraniro ry'ikinyarwanda ritangira saa 9 rikagera saa 3. Mbere ntabwo ryari rihari. Ubwo icyo murumva cyoroheje, twagikomera Imana amashyi. Ibyo byaturutse ku Uwiteka abishyira mu buyobozi bukuru bw'itorero ryacu, kugira ngo aba bantu bakikije aha n'abandi bantu badashobora kuba basenga mu Cyongereza nabo bumve ijambo ry'Imana mu rurimi n'umuco wacu wa hano w'Abanyarwanda, no kugira ngo umuntu waza hano mu mujyi afite inzara, afite inyota, abashe kubona ahantu ho kuruhukira. Haleluya, haleluya. Muri iryo teraniro rero urumva ryatangiye mu kwa 10 mwaka 2023, ariko ubu ngubu Imana imaze gukoramo ibintu bikomeye. Haleluya cyane, ndetse cyane, sibyo? Bariya abantu imibare y'abakijijwe twayivugiye hamwe, ntabwo nibwongere kuyisubiramo. Ari bakijijwe mu Cyongereza no mu Kinyarwanda, ariko twabonye nk'uko Oswald bivuze, abantu benshi bari baraguye bagiye bagaruka, baravuga ati ubwo Imana dushyiriyeho isoko hano nta mpamvu yuko tutagarukira Imana. Ibyo twarabibonye. Ikindi ni iteraniro ririmo abantu muri kategori zose, hari abana batoya. Ejo bundi mu giteraniro twakoze hari abashimiye bati ubu imyaka yanjye 80 nayigejeje ndi mu nzu y'Imana. Haleluya, haleluya. Ubwo rero iryo shimwe ni ishimwe rikomeye cyane. Za minisiteri, komisiyo bijyaho kugira ngo ubuzima bw'abakristo aho batuye hariya hose iriya kure nabo tubashe kuhagera, tubagereho. Ariko ikindi kintu gikomeye cyane nuko hano hari igicaniro cy'amasengesho. Hano intora hari iki? Igicaniro cy'amasengesho.
dukomere Imana amashyi ko yumva amasengesho. Ibintu buriya abatizera bamwe bagira ngo ibintu birikora, ariko biriya batu ubwo dufatanyije nayo, twebwe dufatanya n'Imana kurema ibintu binyuze mu masengesho. Haleluya. Abantu basengeye amatora mu rushyira ikiganza hejuru, nimwe mwayasengeye se? Ntiyabaye neza, ntiyabaye mu mucyo. Icyo ni ikintu kimwe. Mwasengeye Marburg, ko Marburg muziki ari kimwe, mwarabyibagiwe? Marburg twese turabizi. Niba unejejwe nuko Imana yayihagaritse ikayirukana muri iki gihugu ko yumvisha amasengesho, ntiwashimira Imana? Uzi ko Imana yakoresheje itorero ryacu rya ADPR, Imana igakiza abaganga bavuraga iriya Marburg bari bacumbitse ahangaha, kandi noneho tukabakira bakajya bavura bari aho ngaho ukwezi kose muri iyi hoteli yacu Imana yaduhaye, badataha mu miryango yabo, bava hano bajya kuvura abantu, bava kuvura abantu bagataha hano muri hoteli. Byashobora no gutuma urusengero rwacu ruhagarara, ariko twagendeye muri discipline, abaganga bakora akazi kabo, Marburg ntiyakwirakwira, n'iteraniro ikanisa, urusengero rurakomeza. Ndagira ngo mbashimire ko habonetse discipline nziza, abakristo bacu na discipline nziza. Haleluya. Niba wabuze uti ntunyure hano udahura n'umuganga wavuye Marburg, utinyure hariya, abakristo bakabyubahiriza. Ubwo rero turashimira Imana, ariko turashimira n'abantu. Turashima nanone ko muri iteraniro ry'Ikinyarwanda amakwe yatangiye kubonekamo. Amakwe turane-expecting amakwe menshi cyane muri uyu mwaka. Haleluya, haleluya. Dutegereje amakwe menshi, ubukwe nicyo Kinyarwanda, ego ntabwo amakwe n'ugupfobya. Turategereza ubukwe bwinshi, ubukwe bwiza, ubukwe bw'abantu benshi, reka mvuge gutyo. Turategereza ubukwe bwinshi bw'abakobwa bacu n'abasore bacu, ndetse n'abandi nyine bagenda bavuga. Hari ikindi kintu navuga gikomeye cyane. Twakoze ibiterane, tumaze gukora ibiterane bigeze muri 2. Twiyemeje ko buri gihe ngo tuzadukora igiterane cyitwa igiterane cy'amashimwe. Icya mbere ubushize twagikoreye hariya ku Mukenke, kuko ariho hari hisanzuye kandi turi muri ibyo bihe nyine byo kurwanya Marburg. Muri icyo giterane habaho n'uburyo bwo gukora indirimbo za live recording, kugira ngo indirimbo zacu n'abari kure bajye bazireba bakoresheje ikoranabuhanga. Icyo murumva cyoroshye? Hari iteraniro nigeze njyamo, hari ukuntu nyine iyo uri kumwe n'abantu bo mu matorero atandukanye bati umuntu wo muri ADPR bamuhaye ngo aririmbe wamubwirwa n'iki? Akora rero muri ADPR yaririmba gute? Niba bavuga uti Imana ni nziza, ati umuntu yajya abatangirira akabavugira inyuguti 3 zibanza ngo bakajya bakomerezaho, ati Imana noneho ntabwo bumva, isize n'ibicyo ndi gushaka kuvuga mu cyo. Niba bavuze uti ndagushima, bakabanza kubaterera akajambo kabanza kugira ngo badatakara, bakumva ko ari abantu badashoboye ngo ibintu by'ikoranabuhanga ngo rirerire n'ibikoresho ngo bihambaye, ariko ibyo uzwi Imana igenda ibihindura. Ubu n'umuntu uri hariya, nigeze numva umukecuru niba ari uw'Iburasirazuba wahimbye indirimbo muri hip hop n'iki, mwaramwumvise namwe? Ikoranabuhanga turarikoresha tukavuga ubutumwa, na biriya byacu bya gakondo byose tukabikoresha tukavuga ubutumwa, abantu bakizwa. Haleluya, haleluya. Kandi ibyo ni nabyo bituma itorero ryacu rikomeza kugira abantu benshi no mu gihugu. Mwabonye ibarura uburyo abantu itorero ritanga umusanzu mu gutuma abantu bakizwa. Ibyo ntitwabikomera amashyi. Abapantekote baragenda biyongera. Icyo ni igiterane kimwe, n'ejo bundi rero twakoze ikindi hano, kandi abantu bashimye Imana nyine bisanzuye. Ibyo byavuye ku Uwiteka kandi n'ibitangaza mu maso yacu. Buro turashimira n'iri torero ryacu, dushimira cyane ubuyobozi bukuru bw'itorero ryacu rya ADPR, ko Imana yakomeje kubukoresha
ndagira ngo dukomere Imana amashyi ko yaduhaye ubuyobozi bwiza. Haleluya, haleluya. Ubu mu itorero ryacu abantu bahawe ubugingo bwuzuye. Muri ADPR harimo abadogiteri, dufite abalisansiye, dufite abantu bafite masters, dufite abantu bakora imirimo itandukanye mu nzego zose. Imana iri kugenda ihindura ubuzima bw'abantu. Ntabwo ari ba bantu batakaraba, ari ba bantu bakennye, ba bantu ngo turi ba bantu ahubwo bajijutse, ubwoko bwahawe umugisha n'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Nk'aha ngaha twatangira iteraniro twakira abantu bavuye mu ntara, bakamubwira ati hariya hari urusengero, mu gitondo uhita ugaragaza icyifuzo baguha ibyo kurya. Ariko turashimira Imana ko itorero ryacu ryabashije gufasha abakene muri uyu mwaka. Mukomere Imana amashyi. Kuko ikintu cy'abakene kiba ku mutima w'Imana. Kiba ku mutima w'Imana kandi ntabwo tuzakirengagiza. Hari umuntu uza nta handi hantu ageze mu mujyi wa Kigali yumva yahitira, bati urebe ahantu hari urusengero rwa ADPR, niba udafite naho urara ujye mu ntabwo bari bukwirukana. Abo bantu bose Imana yaradukoresheje kugira ngo tubagereho, tubagezeho ubutumwa bwiza. Ibyo murumva byoroshye? Ibyo rero nabyo tubishimiye Imana. Numva ashoje, Imana tuyishimire, tuyikomere amashyi.